exam rero ugomba kwitaho ukiga mu gihe free time. Ubundi uriga musore? Wapi? Ukora iki se musore? Ntacyo kubera ubuzima. Uru ruguru umugore wanjye. Oya shiri nagenda nati. Ugiye kandi shiri. Nanaje kandi nubundi. Oya oya ntabwo mba mpanze igikobwa. Mama grande famille. Oya sheri ntuze kuri imfura yanjye mba ngira ngo uca akenge nk'abandi bana. Wagiye umera nk'undi mwana kuko mimubona atagerageza. Nuko Uragira ngo papa wawe azaze kuko asanga warabaye wa nyuma. Duragiye kuza ejo bundi ku cyumweru. Urabona nzavuga. Sanno prof anche la mamma. Bro, come on, you ci sono mai. Non va bene, ci sono mai. Ibiceri ankuyohereje hano neresize natwe twara bikapa yose ndaje ndayabuze None si ibyo bintu ngo uzungire nawe. nese amafaranga yagera naragiye Nisi ibyo birangiye. ejo bundi urashuta keminerivari Nisi wazangenye aho ugomba kubona ufite ubushobozi bwawe. ufite ubushobozi se unasudishurwa nagishuru Ako se nanjye mfite ikibazo. Umaze iminsi ngiye mbona nawe uburyo wigira kuvuga ngo tugutiye ibintu nk'ibyo byose wawanga wowe wavunitse rega natwe turavuga. Nase muri weekend azabone nicaye. uribwa none urareba ura kuri ibyo byo kurya no Nase ngiye mbwira ati wowe ubishaka ureko mbibura. bisha no icyo ushaka cya mbere ntari amafaranga Amafaranga se amafaranga. rero iri hamwe iyi ntabwo biva mu mazi anyone never know more to Allah. Look, what's happening? urabona ari indi gusiga nawe wanga niyo And what's volume? Semani ugenza hamwe bakiza buri munsi. ibi ntabwo Ikihe kibazo? Ese mwagiye mugabanya amazi. iki genda ki Ese mani wajureka. tugagiye mude Uze none zundi ari amafaranga yakaduze Ese amafaranga yakoze iki? kandi uvuye muri studio ngo None se handi yafanye. ndetse studio ubundi ibyo bya studio mo mujye mu bundi bizamara kimwe So what happened? wenda ibyo kandi Ese mani mwari. we sister wandi
mada icyo ni ikinyabupfura iwanyu bagutoje kuza winjira mu nzu z'abantu utanasuhuje abo usanze. Urabona araza yinjira nk'uwinjira mu kabari cyangwa muri wese. Niko mada. Nani sorry mnataka na rugo. Nani bari muri bose. Aha nurugo rw'umugabo. Rugo rw'umugore. Yabo naga ndika wandaya. Urasubikora. Umugore. None kibanza wirebe nagira kumenya. Umugore ndeba ari indeshi. Papa keza siyo yuba ku rugo bebe. Uri kumva? Nani sorry. Yubanza urerwe mbere yuko umugore. Uracyari umwana mu mutwe kamubwire ibyo urimo ahubwo ubundi uri umukozi uri iki hano ndeba neza umugore w'umugabo ubatse ufite inzu ufite abana ahubwo bandaya we uri kujya tuvuge kumenya utari gutekereza azongera kumenyera urarwaye nani sonere urazunyonga ubuno urarwaye ubone warenze yes nava mu rugo aha ni wanjye bada we nani ubwemeye no kuwashinga n'icyo kibondo kandi kibazo urazereka gatuza ibuno urinjira nara gusuza busanze mbere yuko umugore wabanze ukiga ikinyabupfura ugakora no mu mutwe ibyo kuvuga ntabwo byumvikana nakubwiye ngo iyi nzu ni yanjye ushobora kuminzira ushaka se basi ko njye nawe duhangana ntabwo mpangana nawe subira iyo uvuye dore umuryango ngo uri uranyumva neza nuyumva ntabwo ibyo uvuga byumvikana ko ushobora kuba ufite n'ikibazo mu mutwe aha ntabwo umenye kuhinjira nongere bisubiremo n'iwanjye urusange wanjye akumenya urwaye ndwaye iki ubu wasuzumye usanga ndarwaye ushobora kuba urwaye pe ubwo ntibyumvikana aha n'iwanjye ndaryama ndahagira ute umva nta n'uburenganzira ufite bwo kuba utagomba kuza akansobanurira ibiri kubera wowe uraza winjira iwanjye indaya mufite umwana tutazongera kumenya umwana se bivuga kugenda ntibisobanuye yuko hagomba kuza inshakarafu nkamwe ziza zisimbura abantu ko umusazi ubo ni bakurozene ufite ikibazo kuki ndabona utuziye mu mutwe wanayobye hano oya ndabona dirimo ntabwo unasanze rwose ufite ikibazo Jess Scott agomba kuza kansobanurira n'ibiki biri kubera anga mva mata nta bintu byinshi ubone warenze kamuzana ibyo wasanye kandi biki yasigaye barwaye dere no mu rugo rwanjye ubone warenze cishwa hano ubone nimba system ikara bayibonye bambuze iki nta kibazo cyane ntabwo byarangira uri amafaranga gusa vuga byarangiye umeze nicyo twavuze wende bigo utwo nitwo arandi wiga maze nose student bite nose ubwo bizagenda bite uzabaho gutyo mani mani bizagenda bite mani washatse akazi akora umuntu wari wanyemereye kumuhereza Escobar yego murazanye se wari nabwo bwa mbere munshingiyeho mwahuriye he aho gutyo muri siporo ubu ngubu nyarumukino
byabaye ngo turi kumujya amafaranga nose azaguha akazi wowe uzakora iki akazi karahari yambwiye ko azakambwira kwiza wajya umbabarira umbwira akazi wowe uzakora ntabwo ari akambwira nawe ndetse ndategereje ubu ngubu uzamuha amafaranga kuko ubu ntuzi uzagura iki umva genda umushake nyine uwo nguwo ashaka Sheri anzaniye ku mazi n'amazi wiriwe hehe none niriwe hano ese undi muri urugo dutunga turi abagore bangahe ko n'ubu ufite umujinya nakubwiye ngo nsobanura muri urugo udutunga turi abagore bangahe murimo muri bangahe ndakubaza ukambaza udutunga turi bangahe ku buryo inda y'umugore iza yinjira aho yishakiye umugore ntabwo muzi ninde mumbwire mumenye ndamukumenyera ni wowe ubazi abo wirirwaga wabone yanakubeshyaga cyangwa yayobye yitiranyije ibipangu yayobye ntabwo muzi wallahi akarenga urugo rw'akana kakaza hano ibyo bibari si ukuyoba please trust me kandi unyizere ntabwo ibyo bintu nabikora reka n'izina yaryibeshye buriya izina n'izina ryanjye yararize nta soni urambeshya ngo ugiye ku kazi kumbukiye mu ndaya zawe z'abagore nta n'isoni ibyawe uyu munsi ndabimenya uhereye zeru kugeza na n'ubu wallahi ndakubwiza ukuri winerese se bisuza tuzi ibyabaye hano ntabwo ubizi imirwano yahabaye mbese muri make kugira ngo ziriya ndaza zizaze ziyi kuki utampamagaye wisitiresi nasakuriza ahubwo bwewe no munsi ndazigusigira ugumane nazo izo washimye sheri umva mubwire nakubwiye ngo wisakuriza umugore waje hano mugufiya nta n'isoni mugufi njye mvugana n'abagore bagufiya gusa mama ukureba ibiki ndabona atari so mukobwa nabibonye ubwo niko mwana ko wavuye ku ishuri wenyine wajyanye n'undi mwana kandi uramuzira ndabizi uramwanga bihagije umwana yatashye vumvura agashya no njyewe nakubwiye ko ngende nikore na mudimini nimbaza mbere isura y'umwana ni uruhinja ariko jya umenya ko mwonsi ibere ngese ko nicyuye aho bya bihungu biri gushushanya ntabwo byamushimuse biramureba nose niba yararambaye bakamutwara ntabyo nzi yagiye he nose njye ndabizi ntimwiga ku kigo kimwe niba twigana se turirwana agutanga amanota meza none se urambwira ubu ko siko agiye kuza nzasobanura ko umwana yagiye uranani isiko nazo uzamubwira ko wacyuye amanota abiri kubera cati uzamubwira ko murumuna wawe yagiye se niba byarananiye mbiziri dore azaza ejo bundi tuza hari igihe nawe uzaruvamo
ese ubundi byabimeze bite ejo bundi watashye warakaye none n'ubu ngubu ndabona ari uko umushiha wakurenze n'ibiki ese kutavuga yego ko wambwiye ariko byagenze bite ese ubundi ejo bundi byagenze bite ko uri aha noneho kutavuga se yego muko riva aho ngaho umbwira ariko byagenze bite yego ko nyagasare hakundi uri kumbaza iki uranshakaho iki reba ibyawe mama w'urudeka alo ako we Scott kamubwira imikino isigaye iwawe ni bwoko ki ngaha abagore ngaha iki ngiye kukubwira umubura mu buzima bwawe n'umwana ntawe uzabona iriya njye niyo wansimbuje nasanze yari iwawe ngo ndi kuguteza umugore ubwo wagutuma abagore wazana uriye nta soni aho ubundi wowe usigaye utekereza rero ngo wazanye za magore urumva wakoze agashya kunsuzuguza gusa nta kindi uzi mbabazi njyewe yego ko umukecuru yaragowe ngaho umwana gosco bayi abiki n'ibiki ehehe si ibintu mama azabivamo we ishusho meze neza mukunzi amakuru ni meza ariko ntabwo ari meza cyane ya bameze neza sherine wow uraje nari ngukumbuye umutima wanjye sawa umugore ufite ahantu kafite awe shifuranyije we ariko aranyica amaherezo umwana ndamubwira ngo iki nubwo nishimye ntabwo ari neza Eso dishiri. Wiriwe he? Niriwe hano. Nagiye mbikubwira inshuro zingahe? Wiriwe hano induru zabereye hano wari uhari. Oya mali, mbonye hano haba harimo akantu hakindi. Ongera utangire. Ntabwo nari niteguye.